Bishop wo kuri Hope agira impuhwe akunda gufasha. Nzi ko abapasiteri bashobora kubona amagare, nari nzi ko byo biboneka kwa muganga. Imana yese yakira icyifuzo nazanye kikaba cyarase cyihuta. Ibintu byo gusenga numvaga byaramvuyemo cyane kuko nagezemo iminsi yo kugera naho numva niyanga, mbona ko ibyanjye biba nta mbaraga bifite n'Imana ishobora kuba yaranyiboreye, kuko nabonye ko hari abandi bantu bakinshaka. Nabonye ko n'Imana ikinkeneye byanze bikunze. Hari umugabo uri hariya dushaka guha insimbura amaguru. There's a man that we want to give him the material to help him walk. Insimbura amaguru. We want to give him an instrumental materials to help him walk. Bivuga ngo tugiye kumuha akagara azaza agenderamo. Meaning that we're going to give him a wheelchair. Ndashaka bamuzane hano imbere hanyuma tumuhe ako kagare hano imbere. I want people to bring him forward and we'll give him the wheelchair. Imana ihabwe icyubahiro. Praise be to God. Uyu mugabo yaje atugana ntabwo asengera hano. He came to us and he doesn't fellowship with us. Kuwa gatandatu washize. He came here on Saturday, last Saturday. Hari ubukwe maze gusezeranya abageni. There was a wedding here, and after officiating the marriage, Iye kwana mbona umugabo azamutse hariya mu mbuga azamura akagare mubona afite. I saw a man coming here within his wheelchair that you can see. Hanyuma uko byahise bigenda naramurebye nyine muri make araza nandi hamwe ngiro na Theo. And I saw him and I was with Theo. Hanyuma mu kwizera. And through faith, ndamubwira nti rero ntuzaze tugufashe. I told him, come back and we will support you. Ntuzaze tugufashe kandi bizakunda. Come back and we will support you. Icyo twamufashije hari ibyo twamuhaye by'umubiri. There are things that we supported him with to the basic needs. Mbona akagare ke karashaje. But I also saw that he needed a new wheelchair. Uyu munsi rero mbega mu byukuri hano ndamubwira nti azaze kwa gatandatu akagare gashyashya kazaba gahari azaza agenderamo. And I told him to come back on Saturday. Aba protocol amushyiriza aka kagare. The ushering team will hand him the wheelchair. Azaza agendamo urabona akagare karashize. Amatuna namusengere barabikora abaza kubikora neza baraza kubimukorera bafite ukuntu bagakora. Ni mu byihoro maramo bikora wa mugabo we sinkuza ariko Yesu arakuzi. Turashaka kugusengera mbere uko ibindi byose turashaka itoro yose tumusengere. We're going to pray for him. The whole church, the entire church will pray for him. Afite uburwayi ariko twemera ko Yesu ashobora byose. He has a disease but we believe that Jesus is able. Yaravunitse buri amagufwa yose yaravunaguritse. Imana ishimwe cyane. Ayma bamuhe mikoro ayma niba yemeye kwakira Yesu umwami mukiza ntago ari igiha no burenganzira mwamba tumusengere hanyuma ahite tumubohora. Imana impumugisha. Turakwakira mukozi Imana. Muraho. Haleluya. Ndabanza ngashimira Imana yabashije gutuma ngera ngaha. Hanyuma ngashimira na Hope and Jesus Church yabashije kunyakira. Ubusanzwe mba ndi mu muhanda ndi kugenda nta gahunda runaka yo gusenga nkunda kugira cyane. Ariko nk'abantu nigeze kuganira n'abantu barambwira bati Bishop wo kuri Hope agira impuhwe akunda gufasha. Abantu muri uko kugenda kwanjye n'imibereho ntabwo bimeze neza. Mfite n'ikibazo cy'uko akagare kansazanye ariko naje ntafite icyizere ko nzakabona kuko nta gahunda nari nzi ko abapasiteri bashobora kubona amagare, nari nzi ko byo biboneka kwa muganga. Nuko namugezeho gushimira Imana cyane nuko Imana yese yakira icyifuzo nazanye kikaba cyarase cyihuta. Ikindi nashimira Imana nuko yanyubaye ku bantu bagifite umutima w'impuhwe.
aho byanyumvishije ko byanze bikunze Imana ikinzi. Hanyuma ikindi nashimira ni uko ntabwo nari nsanzwe ibintu byo gusenga numvaga byaramvuyemo cyane, kuko nagezemo iminsi yo kugera n'aho numva niyanga, mbona ko ibyanjye biba nta mbaraga bifite n'Imana ishobora kuba yaranyiboreye. Ariko aho ngereye hano niyumvamo ko nshobora kuzajya mbona umwanya wo kugera aha ngaha, kuko nabonye ko hari abandi bantu bakinshaka. Nabonye ko n'Imana ikinkeneye byanze bikunze. Ntabwo nababwiye ko nitwa Ndagijimana Theobald. Mfite imyaka 49, ncumbitse hano mu Rukiri, ariko ubundi ubuyobozi bwampaye icumbi ahantu bita Ijari, ariko kubw'imibereho ntago nkunda kuba ndi Ijari kenshi, nzi nangaha nakongera kugira icyo mbona nkongera nkataha nkajya Ijari. Ubwo nabasaba ngo mumfashe dushimire Imana, dushimire n'itorero Hope and Jesus yabashije kunyunganira. Murakoze. Amen. Amen. Reka mujyanire bamutwara, Imana imuhe umugisha. May God bless you. Ndagijimana rwose, ariko banza uhindukire gato maze nkusengere. Let us first pray for you. Ubwo rero ikintu cya mbere cyakuye nkubwire, ndagira ngo banze ukizwe wikunde ubwawe. Numara kwikunda ibintu byawe bizahinduka. Turabyemeranye? Kandi amakuru nzaza nyamenya yose. Nimero yenda ifite. Ngaho reka tumuzamure ikiganza tu. Ngaho zamura amaboko yawe hejuru. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kuri Imana. Uyu munsi nzamuye amaboko hejuru. Ndagushimiye kunkunda. Mwami Yesu, ndakwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Unkure mu rupfu, unkure mu cyaha, unkure mu bibi, umpe ubuzima mu izina rya Yesu. Unkure mu gitabo cy'irimbukiro, unshyire mu gitabo cy'abazima, ari bwo bugingo buhoraho. Urakoze kuko ubikoze, ndagushimiye kuko uri Imana kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Katumutunga ibiganza tumusengere twese. Let us all lift our hands and pray for him. Twese tumusengere. We're going to pray for Imana him. imuhe ubuzima bwiza, imuhe That God will give him umunezero, good life and imuhe joy, ibyishimo, and give him joy. ajye yishima, That he can umutima rejoice. wishima Imana iwubamo. The meaning that a content heart, God lives Urakoze wa in Mana it. ikomeye we. Thank you, Almighty God. Urakoze wa mwami w'amahoro we. Thank you, King of Peace. Dusengeye umugabo We pray for this Ndagijimana, man, Ndagijimana. umugirire neza. May you show your kindness to him. Umwuka wera w'Imana ube muri we. May the Holy Spirit be with him. Ijuru rimusure rimushyigikire. And may the heaven be with him and support him. Unezeze umutima we. May you please his heart. Kandi ikiganza cyawe cyiza And may your mighty hand kibane nawe. be with him. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. May God bless Reka you. bamutware agende. Amen.